Imana iguhe umugisha. Reka fata akantu nicaraho ndashaka kuvuga nicaye. Ndabasuhuje amahoro y'Imana abe muri mwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye abantu mudukurikiranye ku Rurembo TV. Imana ibahe umugisha. Turashima Imana kubwo ijambo ry'Imana tubaha namwe mugatanga ibitekerezo. Turabashimiye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nkuko mubibona rero turi mu bihe by'amasengesho. Twagiye gusenga ku musozi. Murabona ko twananyagiwe, imvura yatunyagiye. Ariko mu bihe by'amasengesho twihanganira no kunyagirwa, twihanganira ingorane zose twahura nazo mu masengesho, kubera yuko amasengesho ajemo ingorane yazana umugisha. Imana ishimwe. Hanyuma ndashima Imana kubwo uyu munsi nifuje kubasangiza ijambo ry'Imana. Turi hano kuri uyu musozi nkabasangisha ijambo ry'Imana rivuga ku mbaraga z'amasengesho. Twarimo turasenga isengesho rifite intego ivuga ngo turarandura igiti cyose kitatewe n'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, wowe udukurikiye ufite ibyaha biri muri wowe, ibyo byaha ntabwo byatewe n'Imana, ndabirandura mu izina rya Yesu Kristo. Ndarandura imigambi ya Satani mu buzima bwawe, ndarandura ubukene mu buzima bwawe, ndarandura imigambi y'umwijima mu buzima bwawe. Ndi mu bihe by'amasengesho, Imana ikuntumyeho wowe n'umuryango wawe, wowe n'abanyarwanda ndetse n'abari mu isi yose, kugira ngo turandure ibintu byose bitatewe n'Imana. Ibyorezo by'indwara biri mu bantu ntabwo byatewe n'Imana, ibyorezo bitandukanye, imvura zitandukanye, ibyago bitandukanye, manuka zitandukanye, byo byose ntabwo byazanywe n'Imana. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo rero ndarandura ibyo byose bitatewe n'Imana. Ndumva ninjiye mu mbaraga zo kubwiriza. Reka mbanze babwire ikintu kimwe. Ndashaka kubaha ijambo rijyanye n'amasengesho. Ndashaka kubabwira ku mbaraga z'amasengesho. Igihe kimwe nari ndi mu masengesho y'iminsi 7. Tugeze ku munsi wa gatatu, hari mu masaha 9 z'amanywa turimo turasenga. Icyo gihe nakoreshaga telefone y'amatushe, ngiye kubona mbona nimero yampamagaye yo hanze. Ndasohoka nitaba telefone, nitabye umumama arambwira ngo uri umukozi w'Imana. Ndamubwira nti yego. Arambwira ngo jewe ndi mu Bwongereza. Ndamubaza nti none se nimero yanjye wayihawe nawe? Arambwira ngo nimero yawe nayirose. Imana ishimwe cyane. Imana inegeka gukoreraho umugisha. Iyo uri mu bihe by'amasengesho rero ushobora gusengera mu Rwanda, Imana igakora ku muntu uri muri Amerika. Ushobora gusengera mu Rwanda, Imana igakora ku muntu uri mu Burundi. Ushobora gusengera muri Kigali, Imana igakiza umuntu uri mu ntara y'Amajyepfo. Kubera ko mu mbaraga z'amasengesho harimo gutegeka, harimo gukomera. Ikindi gihe nayishoje amasengesho y'iminsi 2, Imana ishimwe. Noneho baza kuntumira kumpamagara, ndari nakurira amasengesho. Bambwira umuntu wari utewe n'abadayimoni, bambwira ngo uwo mwana nageze muri uwo mwana yari yakoraga akazi ko mu rugo ahantu. Ngeze ahantu buriya Satani arakora. Ngeze muri urwo rugo mvuye mu bihe by'amasengesho, sanga abantu basenze, abayobozi b'ibyumba by'amasengesho byabananiye. Nasanze uwo mwana w'umukobwa arimo ararya amakara. Yari yaduciye amasahani, akajya afata amasahani y'amadongo akamena, agasatura agashyira mu kanwa gaheke. Ibyo ni ibintu byabayeho, ntabwo ari inkuru, ni ibintu nibone. Agafata amakara, agafata akarya. Nasanze yatatse umufuka w'amakara arimo arawura. Ndagenda. Imana ishimwe y'umuntu ari mu bihe by'amasengesho, abadayimoni baramwumvira. Haleluya. Ndakohereza mu imbaraga z'amasengesho, ndaguhamagara mu mbaraga z'amasengesho. Wowe unesa amatwi, wowe uri murande, uri kureba iyi video, urimo kunyumva, ndagira ubwire ko mu mbaraga z'amasengesho ibibazo ufite bizavanwaho n'amasengesho. Uburwayi ufite bwananiye muganga bwavanwaho n'amasengesho. Intambara ziri mu muryango wawe zavanwaho n'amasengesho. Mu mbaraga z'amaraso ya Yesu ndaguhamagaye mu masengesho. Haleluya. Ngeze aho ngaho sanga uwo mukobwa yananiranye. Abanyamasengesho bari basenze bya, ndambura ibiganza ndavuga ngo shingiye ku masengesho maze iminsi, ndagutegetse wa mudayimoni waje muri uyu mwana ni umurekure. Umwana ya dayimoni yamugaraguye hasi mu bintu bitari bimuvuyemo. Mu mbaraga z'amasengesho rero abantu barakira, abantu barazamuka, kandi abantu barakomera. Mana ishimwe. Ikindi gihe ndimo nagenda ntangije. Ikindi gihe nigeze gusenga Imana, senze Imana ni mu bihe by'amasengesho. Hari kuwa gatanu ndasenga ndi mu materaniro, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo genda. Sohoka mu rusengero, ndagenda naza aho ngiye, ndagenda ndakomeza, ndamanuka ndagenda ngera kuri station ya Kimisagara. Imana irambwira ngo jya ku Gitega.
ndamukanya ku Gitega ngira ahantu hari icyumba cy'amasengesho. Imana irambera ngo injiramo, hari ninjiye sangamo umwana w'umuhungu wari uziritse bamuhesheje imigozi. Imana ishimwe, nicara mu nguni, ndicara basengera uwo mwana, nkumva abadayimoni bavuga ngo ise niwe wamutanze, ngo yamutanze ikuzimu. Abadayimoni bakavuga ko batanze amafaranga kugira ngo babone uwo mwana. Abanyamasengesho barasenga, dayimoni ziravuga ngo ntabwo tumurekura. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo haguruka ugende uri mu mbaraga z'amasengesho usengera mwana ndamubohora. Naramusengeye, uwo mwana yari amaze kurya abantu 37. Iyo yagufataga uri umubyeyi yafataga no kubera ry'ubumoso ashaka kura mu mutima. Iyo yagufataga uri umugabo yarumaga bena ashaka kura mu mutima. Uwo mwana naramusengeye, mbona imbaraga z'Imana zimukozeho, abadayimoni baramurekura, Satani aramurekura, abo bari baramuziritse. Ubu ni umwana muzima aragenda mu mbaraga z'amasengesho. Ubwo burwayi ufite kanseri yakira, nari mu bihe by'amasengesho turi Kimisagara. Haleluya! Umuntu araza, ni umuntu ukomeye, ni umudamu w'umuntu ukomeye mu gihugu, araza arwaye indwara idakira, yinjiye mu marembo y'urusengero. Haleluya! Yinjiye mu muryango w'urusengero, ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mubwire ngo uburwayi afite bwananiwe na muganga. Ndamwumukije nona ndamwegera, numva Imana imbwira ngo mubwire ko mukije sida. Icyo gihe uwo mubyeyi yaragiye agenda atabyize, ajya kwipimisha asanga sida yarakize. Imana ishimwe, amasengesho, mu mbaraga z'amasengesho sida ishobora gukira. Mu mbaraga z'amasengesho uburwayi ufite bwakira. Mu mbaraga z'amasengesho karande yakuvaho nawe ukabumura. Dusangira ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura kuba mu mbaraga z'amasengesho, dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ndashimira Imana yuko nteze amatwi. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17 umurongo wa mbere. Gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Eliya w'umutishubi wo mu baturage b'i Galiyadi abwira Ahabu ati, ndahiye Uhoraho Imana ya Isiraheli nkorera, nta kime nta rume cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse jye mbitegetse. Imana ishimwe. Dusubiremo. Eliya w'itishubi wo mu baturage b'i Galiyadi abwira Ahabu ati, ndahiye Uhoraho Imana ya Isiraheli nkorera, nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse jye mbitegetse. Imana ishimwe. Dusome mu rwandiko rwanditswe na Yakobo gice cya 5 umurongo wa 16. Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo gice cya 5 umurongo wa 16 haranditse ngo, rwandiko rwanditswe na Yakobo gice cya 5 umurongo wa 16 haranditse ngo, nimusabirane mwaturane ibyaha byanyu. Haleluya! Musabirane kugira ngo umuntu wese akizwe. Be yaho iravuga ngo, isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro cyane cyane yasenganye umwe. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Imana. Ijambo ry'Imana dusomye ni mu gihe cy'umuhanuzi witwa Eliya. Eliya yari umuntu ariko akaba umunyamasengesho. Iyo uri umunyamasengesho nibwo uzumva ngo umuntu yasengeye umuntu arazuka. Iyo uri umunyamasengesho nibwo uzumva ngo umuntu yahagurukije ikimu, kubera yuko mu mbaraga z'amasengesho umuntu arahazukira, umuntu arahakomerera, umuntu arahakirizwa, umuntu arazamukira. Ndatura imbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu. Dukeneye abanyarwanda b'abanyamasengesho, dukeneye abakire ariko b'abanyamasengesho, dukeneye abanyabwenge ariko b'abanyamasengesho. Ndamubwiraho neza amatwi, ubwenge ufite ubugeretseho amasengesho bwakugirira akamaro. Bamubwire wa muntu neza amafaranga ufite aho yageretseho amasengesho yagira akamaro. Umva nkubwire wa muntu, imbaraga ufite uzigeretseho amasengesho byagira akamaro. Eliya w'itishubi muri icyo gihe ibwami cyangwa se igihugu yabagamo Eliya ahabwe n'umugore we Yezebeli ngo bari barigabiye abantu. Igihe kimwe Ahabu yagiye kwa Naboti, aragenda ajya kumwaka uruzabibu. Naboti ararumwima, abwiye umugore we Yezebeli, aramubwira ati, wikwirusha urwo ruzabibu nzarukuzanira. Yezebeli yenda ingabo aragenda yica Naboti, anyaga uruzabibu rwe
Imana ishimwe. Amaze kwica Naboti bakomeza kugomera abantu, bakomeza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Igihe kimwe rero, haleluya, iyo umuntu ari mu bihe by'amasengesho arategeka. Igihe kimwe Eliya aravuga ngo ibi ndabirambiwe, arangije aravuga ngo ngiye gutegeka nk'umunyamasengesho. Arabanza akora amasengesho, avuye mu bihe by'amasengesho aragenda ajya ibwami, abwira Ahabu, aramubwira ati Ahabu we, lopita ya sansoma ene sansoma, mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli nkorera, negetse yuko nta kime kizongera kuba muri iki gihugu, nta n'imvura izongera kuhagwa kugeza igihe nzabitegekera. Uwo yari Eliya. Iyo umuntu ari mu masengesho arisobanukirwa. Imana ishimwe. Eliya ajya gutegeka bino bintu, ntabwo Imana yari yamutumye, ntabwo yari yabyeretswe, ntabwo yigeze ajya kubwira, ntabwo yigeze ajya kubazima, ahubwo yiyumvisemo imbaraga nk'umuntu uri mu bihe by'amasengesho. Aragenda yegera umwami, yegera Ahabu, aramubwira ati mpereye none ndategetse ngo ntihazagira imvura yongera kugwa muri iki gihugu. Eliya imvura arayihagarika ngo yamaze imyaka 3 n'amezi 6. Reka nkubwire, iyo uri mu bihe by'amasengesho wategeka iyo kanseri, nta n'umuntu ukurambitseho ibiganza, kanseri igakira. Nabonye abantu bakira mu bihe by'amasengesho, nabonye abantu bakizwa mu bihe by'amasengesho. Niba umugabo yarakunaniye, musengere, wimubwira nabi. Niba icyaha cyarakunaniye, fata amasengesho usengera icyo cyaha. Niba bene wanyu barakwana, wibavuga nabi, ni Satani, basengere bazakizwa mu izina rya Yesu. Eliya aramubwira ngo ndahiye Uwiteka Imana nkorera yuko nta kime kizongera kugwa muri iki gihugu kugeza igihe jewe nzabitegekera. Mana ishimwe. Iyo uri mu masengesho, ubaye umunyamasengesho, mu bihe by'amasengesho ushobora gutegeka amafaranga akaza. Mu bihe by'amasengesho diplome yawe igihe imaze ushobora kuyitegeka, nkayibwira ngo wa diplome we ubona akazi. Igihe umaze urwaye, wararembye, uri mu bitaro, wabuze n'amafaranga wakwishyura ngagucishe mu cyuma, none ahangaha mu bihe by'amasengesho nategeka ugakira udatanze amafaranga. Igihe kimwe nigeze njya sehashika, ndagenda amasanga umugabo, ntago nzabyibagirwa, yari amaze umwaka n'amezi 3 aryamye mu bitaro. Cyo gihe namusanganye ikibazo, yari yarabuze ibihumbi 50 byo kugira ngo bamucishe mu cyuma, bamukuremo ibyuma bari barashyize mu itako rye. Nani ishimwe, ambonye ndimo ndasenga, mwuka w'Imana munyoboyeho, ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo reka ngusengere. Icyo yambwiye niki? Yarambwiye ngo jewe ntabwo nkeneye amasengesho, nkeneye ibihumbi 50 byonyine, narangiza nkajya kwikuzamo ibyuma bashyizemo maze nkataha. Mana ishimwe. Petero na Yohana bageze ku irembo ry'urusengero, umuntu yarabasabye, ariko baramubwira ngo ifeza n'izahabu lopita sanso nazo dufite, ariko icyo dufite turakiguhaye, haguruka wigendere. Nanjye naramubwiye ngo wa mugabo we, yewe ibihumbi 50 ntabyo nazanye, ntabyo mfite, ariko hari icyo mfite Imana yaguha ibihumbi 50. Nani ishimwe. Naramusengeye, ndamubwira ngo nyuma y'iminsi 8 uzaba umaze kuva muri ibitaro. Naragiye, asigara nimero zanjye. Bwarakeye mu munsi ukurikiyeho mu masaha ya 10 arampamagara, arambwira ngo bya bihumbi 50 nabonye umuntu abinzanira, yamaye ibihumbi 100 agerekaho, ndetse nazanyura akangezi iwacu kuko yari aturutse mu ntara y'Iburasirazuba. Nari sehashika. Rero mu bihe by'amasengesho umuntu yamenago, mu bihe by'amasengesho umuntu yazamuka, mu bihe by'amasengesho ibitangaza biraba, mu bihe by'amasengesho abantu bagira imbaraga, mu bihe by'amasengesho abantu barakomera. N'izina rya Yesu ndatura ibihe by'amasengesho mu Banyarwanda, ndatura ibihe by'amasengesho mu bakobwa, mu babyeyi, mu bagabo, mu basore, ndatura ibihe by'amasengesho n'izina rya Yesu. Haleluya. Eliya witishu abwira Ahabu, aramubwira ngo uhereye none nta kime cyangwa imvura bizaba muri iki gihugu kugeza igihe nzabitegekera. Iyo uri mu masengesho ushobora gutegeka, iyo uri mu masengesho ushobora kuvuga ijambo rigasohora, iyo uri mu masengesho ushobora gutegeka umurozi akareka kuroga, iyo uri mu masengesho ushobora gutegeka indwara yari kuriyo. Mu mbaraga z'amasengesho ndarandura indwara iri muri wowe, wowe neza amatwi, ndarandura ibigeragezo ufite, ndarandura ibibazo ufite, ndakurandura mu byaha, ukizwe mu izina rya Yesu. Lopita sansoma mu izina rya Yesu. Irindi jambo twasomye alapidifodrome ni muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16, haravuga ngo nimwacurane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Be yako
iravuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira akamaro cyane yasenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu nkatwe, asabana umwete kugira ngo imvura itagwa, maze koko ntiyagwa mu gihe cy'imyaka 3 n'amezi 6. Iryo ni ijambo ry'Imana. Eliya yari umuntu nkatwe. Bitubwiye ngo iki? Isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro cyane cyane yasenganye umwete. Hari abantu musenga ariko nimusengana umwete, mwiyiriza ubusa, mwe by'amasengesho, mumenagure Satani, mwirukana uburwayi, mwirukana ubushomeri, musengera igihugu, Imana ituzamure, musengera ibiza, Imana idukureye ibiza, musengere karande zicike, musengera abanyabyaha bakizwe mu izina rya Yesu, musenge mwirukana ibyorezo by'indwara kugira ngo bitagera mu banyarwanda, musenge mwirukana ibyorezo by'indwara bitagera mu bihugu mutuye mu izina rya Yesu. Isengesho ry'umukiranutsi rigira akamaro, nusenga isengesho rizagira akamaro. Nibihiriza ubusa n'abantu babipinga, naho wabona bidashoka, naho wabipinga ukajyana intege nke, nibihiriza ubusa bizagira akamaro, bizagufasha, bizakuzamura, bizagukomeza, bizaguterura hafi, bigukomeze na diabidifo do sanso gadimo mu izina rya Yesu. Ndakwatira mu mbaraga z'amasengesho, uneza amatwi, uri murandeba, ndi mu bihe by'amasengesho, nakwirukana uburwayi buri muri wowe, nakwirukana ibigeragezo biri mu rugo rwawe, nakwirukana umugabo wawe, nkamukura mu busizi, nkamuhereza mu gakiza mu izina rya Yesu. Isengesho ry'umukiranutsi Robi Diamond rigira akamaro iyo asenganye umwete. Mana ishimwe. Hari abantu rero musenga ariko nimusengana umwete, umuntu agasenga amasengesho yagezamo hagati akayica, umuntu agatangira gusenga, Satani akamwongorera ngo rekeraho, ngibyo wavugaga Imana yabyumvise, randura. Twe turi mu mbaraga zo kurandura ikintu cyose kiri ku buzima bw'umunyarwanda, kiri ku buzima bw'umuntu wese wumvira ijambo ry'Imana, kitazanywe n'Imana. Ibyo bibazo ufite, izo ndwara, ibyorezo by'indwara, ibi biza bigahitana abantu, ntabwo byazanywe n'Imana, byazanywe n'ibyaha, byazanywe na Satani. Niyo mpamvu dutegetse ngo bigomba kuranduka. Eliya ahagaze mu mbaraga z'Imana, aravuga ngo nta mvura cyangwa se ikime kizongera kuba muri iki gihugu. Natwe turi mu masengesho, niko birivuze. Haleluya. Yakobo yaranditse aravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Eliya uwo nguwo wahagaritse imvura, wakoze ibitangaza, yari umuntu nkawe, yari ameze nkawe, yari afite amaso nk'ayawe. Rero icyubura ni ukwamuye by'amasengesho. Injira mu masengesho, mu gusenga harimo imbaraga. Mu bihe by'amateraniro umenagure, ariko nanone gusenga nivuze ngo abantu ntibakora, umuntu arakora akagira akazi kandi akanasenga. Fata amasaha 2 cyangwa isaha 1 ku munsi, uzamuka umusozi cyangwa ujye mu cyumba cyawe, ukinga usenge, wirukane Satani, usengera igihugu, usengera itorero, usengera umuryango, maze Imana izakumva. Ariko usenge kandi ugira umwete mu izina rya Yesu. Ndakwatura mu bihe by'amasengesho, ndakwatura amasengesho. Hari abantu mu nyumva mwacitse intege, mwariyirizaga. Iki ni igihe cyo kurandura intege nke muri mwebwe mugasenga. Hari abantu mu nyumva mutari musanzwe musenga, ariko ndabashishikaza gusenga. Ibibazo ufite, wa musore we ugize imyaka 40, wagira ngo abuze uwo mubana, wagira ngo abuze uko washinga urugo, senga, yiriza ubusa, urandura ubwo busiribate, urandura iyo karani. Wa mukobwa we maze kugira imyaka 30, uri murandeba, ukeneye imbaraga z'amasengesho, ugakurwa uwo muvumo, ukakira imbaraga z'Imana, ukarambagizwa, ugashaka. Wa mugore we ufite urugo ariko bwarakuzengeje, uravuga ngo birutwa ni udashaka. Oya, ibyo ntago ari byo biruta. Inja mu by'amasengesho, umenagura izo mbaraga, urandura iyo karande, maze Imana ikuhumugisha. Umuntu wese ufite ibibazo, uri muri gereza yitwa keredi, ufite amadeni, bibazo byarakwe, ndarandura ayo madeni, ndarandura ibyo bibazo. Wowe neza amatwi, niwizera urakizwa, niwizera urakira ijambo rikomeye, niwizera Imana iraguha imbaraga, niwizera Imana hari ibyo igiye kurandura, niwizera hari ibiti bitatewe n'Imana ku buzima bwawe, Imana igiye kurandura, kubera yuko isengesho ry'umukiranutsi rigira akamaro.